Twongeye kubifuriza ibihe byiza nshuti bakunzi bacu, abantu tubana umunsi ku munsi, mu bihe by'imvura tuba turi kumwe, mu gihe cy'izuba tuba turi kumwe. Reka mbabwire ko muri inshuti mizi. Iyo mvuze ngo muri inshuti mizi mba mvuze ngo muri inshuti z'akadasohoka, ntimujya mudusiga, mubana natwe. Muri kuri Mugwaneza official nk'ibisanzwe. Turabakunda kandi tubifuriza ibyiza. Niba uyu munsi umeze neza, reka nkubwire ngo dufatanye gushima Imana. Niba kandi utameze neza, reka tukubwire ngo wihangane, nawe ejo bizagenda neza. Umubwiriza yabivuze neza, aravuga ngo buri gihe cyose kigira igihe cyacyo, cyangwa se buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. Rero habaye umunsi wo guseka, hakaba umunsi wo kubabara. Ninkubwira ngo rero komera, ujye wumva ko ari ibintu bituvuye ku mutima, kandi turabakunda. Abari mu Rwanda mu ntara zitandukanye turabakunda cyane, abari muri Nyagatare by'umwihariko waba Mugwaneza official, nyiri Sandirine, nyiri byose, turabasoje cyane, abaturanyi bawe n'abavukanye n'inshuti n'abavandimwe, by'umwihariko abantu bo muri Nyagatare mwumve ko tubatekerejeho cyane uyu munsi, turabasuhuje. Abandi bantu bose bari hirya no hino mu bihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba, ndavuga muri za Zambia, za Mozambique, za Malawi, aho hose turabizi ko muhari mudukurikira, namwe tubifurije ibihe byiza. Abantu bari i Rwotamasimbi, Burayi, muduha amadolari, dore umurimo w'Imana ni mugari. Inimero dore niyo ngiyi iri kuri ekara, ni Sandirine Mugwaneza, mushyiraho amadolari nyaboneka, dukorera Imana bigishoboka. Hanyuma rero abantu bari muri Amerika, namwe turabakunda kandi tubifuriza ibyiza byose. Munyemere rero nakire Mugwaneza nawe abasuhuze, ababwire n'akari ku mutima, hanyuma tugaruke tuganira ku cyo umwami Imana amuhaye kuganiriza isi uyu munsi. Turabasohoje mu izina rya Yesu Kristo, tubabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe. Tunejejwe n'Imana mu mutima rero yuko muri amahoro, natwe turanezerewe yuko tugarutse turi bazima, twaba dusanze namwe muri bazima muhumeka. Wahuye n'ikibazo nakomeze yihangane, mu isi niko bimeze, turabashyitsi kandi turi n'abimukira, abantu mujye mubimenya. Ahubwo icyo mbakumbuje, icyo nabingingira, ni ukwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukamugendana, ukamufiringa muri wowe, ukajya ugenda wumva umwuza, akajya agenda ahinduka mushyashya buri munsi. Nongere andi matsiko, ntumurambirwe. Yesu ntumurambirwe, ntumushyire ku ruhande, ntugire ahandi hantu umukatisha, mushyire muri wowe imbere ndani, kandi bityo umukumbuze n'abandi bataramumenya, bataramwizera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ndabasohoje rero, babibabwiye nitwa Mugwaneza official Rwanda, yego nabyo babyongeyeho. Tubabwire ngo rero twishimiye ko muri inshuti zacu, natwe twishimiye kuba inshuti zanyu, kandi ni ukuri Imana y'amahoro ibahe umugisha kubw'urukundo mutugaragariza, kudutega amatwi, nabyo ni by'agaciro, muba mugize neza, murakoze. Urakoze cyane kutusuhuriza abavandimwe no kubifuriza ibyiza byose byari biri kuzuye ku mutima. Hanyuma ibintu byacu byose ngo iyo nta Mana ihari, twe tumenya ko ibintu byapfapfanye, niyo mpamvu ibintu byacu tubitangiza isengesho. Rero mu cyubahiro nkugomba no mu mavuta yawe, reka udutangirize isengesho kugira ngo iki kiganiro tujye gukora ntituze kwiyobora ubwacu, ahubwo icyo Imana ishaka ko abantu bumva aba ari cyo iza kubutambutsa. Turagushimye Kristo, turagushimye umujyanama wacu, uri umurengezi wacu, uri inshuti yacu y'akadasohoka, kandi uri umuvandimwe ubaruta bose. Mu izina rya Yesu Kristo tuzi ko uri Imana iruta ibyabayeho n'ibitarabaho, niyo mpamvu tuguhamagaye muri aka kanya, muri iki kiganiro tugiye kwinjiramo, tuvuga izina ryawe kugira ngo ryamamare kandi rishyirwe hejuru. Uzudushyigikire, ushyigikire abazumva iki kiganiro, ushyigikire abazagitega amatwi, buri muntu wese uzamugirire neza, uzamusingirize ku rukundo rwawe, uzamusingirize ku mugisha, uzamuha imbaraga n'amavuta, kandi uzamuhe ahora kwizeye kandi azahora kwiringiye. Dusengera abantu bari hirya no hino impande enye zose z'isi, kugira ngo bakire umugisha utanga, bakire igikundiro utanga, bakire amavuta utanga, cyane cyane amavuta y'ijambo, amavuta y'ibyiringiro byo kuzakubona. Ayo ngayo niyo duhamagaye ngabe kuri buri muntu wese, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Amen, amen. Murakoze cyane kudutangiriza n'isengesho. Ni byiza cyane kandi ko
abantu badukurikiye mwakora subscribe. Ni ukuri iyo mukoze subscribe muba mukoze igikorwa gikomeye cyane, n'akantu kanda bidatwaye n'amasegonda abiri, ariko kandi burya uba ukoze igikorwa cy'ingirakamaro, kuko uvuze ngo iyi channel nibeho nigira ubuzima nikomere. Hanyuma nujya ubikora ujya ukanda no kukazogera kugira ngo igihe dusohoye ikiganiro kikugereho bitagombeye ko hari umuntu ukoherereza za link. Hari ukuntu abantu banga ngo ibintu bibuzuriza amatelefone, rero mu rwego rwo kugira ngo wirinde ibyo stress zose ukonda kukazogera, noneho ikiganiro cyaza ari ijambo ry'Imana ukabibona ukamenya ko ukwiye gukurikira ijambo ry'Imana. Hanyuma ikindi kandi niba ubikugezeho ukumva birakuryoheye, niba bitanakuryoheye uyu munsi hari undi muntu mugenzi wawe we wabyumva bikamuryohera, rero kora share. Nibura usangiza abantu 10, nibura abantu 10 nihavamo umwe akihana agakizwa, kugira ngo ntuzabugize umunyago mwiza ku Mana. Ijambo mu byahishobora rirambwira ngo abahinduriye benshi gukiranuka ngo aho ngabo bazaka nk'inyenyeri. Mu yandi magambo hari andi makamba bazambara atandukanye n'andi asanzwe y'indi mirimo. Rero mudufashe umurimo, ntabwo ibi bintu twabyishoboza turi twenyine. Niyo mpamvu mbabwira ngo mukomeze mubane natwe. Ikindi kandi abantu bakeneye gusengana n'umukozi w'Imana bashobora kwandika kuri WhatsApp cyangwa bagahamagara kuri iyo nimero iri guca kuri ekara. Iyo uyihamagaye rwose nuyihamagara rimwe ntakwitabe, uzasige n'ubutumwa azaza busangemo aguhamagare. Rero nyuma y'ibyo byose reka mbabwire ngo mukomeze mugubwe neza, reka nakire mugwa neza n'ubundi kugira ngo atubwire mu by'ukuri nakahe gaseke atuzaniye kuri uyu munsi. Yego, turabashimiye rero kandi turabanezerewe. Tuzanye agaseke k'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rizahoraho, ryabayeho tutarabaho. Hanyuma tugiye gusoma mu nkuru z'abami, igitabo cy'abami cya 2, ibice byaho ni 2, umurongo waho ni 9. Turagarukira 15 niho tugiye gusoma kugira ngo twumvane neza amagambo yahumetswe n'Imana. Yego. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Igitabo cya 2 cy'abami, hanyuma ni ibice 2. Turasoma duhereye ku murongo w'9. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Eliya azamurwa mu ijuru. Umurongo w'9 haravuze ngo bageze hakurya, Eliya abwira Elisa ati, nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanywa nawe. Elisa aramusaba ati, ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Eliya aramusubiza ati, uransaba ikiruhije cyane, icyakora numbona nkigukurwaho birakubera bityo, ariko nutambona siko biri bubi. Bakigenda baganira haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro birabatandukanye. Nuko Eliya ajyanwa mu ijuru muri serwakira. Elisa bibonye arataka ati, data data, wabereye Abisirayeli amagare n'amafarashi. Nuko ntiyongera kubona ukundi, maze afata umwambaro we awutanyaguramo 2. Atoragura umwitero wa Eliya ataye, asubirayo. Ageze ku nkombe ya Yorodani arahagarara, yenda wa mwitero Eliya yataye awukubita mu mazi, aravuga ati, Uwiteka Imana ya Eliya irihe? Amaze gukubita amazi yigabanyamo 2, amwe ajya ukwayo ayandi ajya ukwayo. Elisa ahera ko arambuka. Maze ba bana b'abahanuzi b'i Yeriko bari bamwitegeye bamubonye baravuga bati, umwuka wa Eliya ari muri Elisa. Nuko baza kumusanganira, bamugezeho bamwikubita imbere. Imana itugirire neza. Amen. Imana niguha umugisha, udusomeye neza. Yego nshuti wo dukurikiranye uduteza amatwi, nyumva neza tugendane kuri iri jambo ry'Imana. Amen. Amen. Intego y'ijambo cyangwa se umutwe nahaye iyi ntego y'iri jambo ni ukugira ngo twembi, wowe unyumva, wowe uri hirya no hino, usingire umwitero. Uyu mwitero rero Imana nidushyigikire cyane, ngo Eliya na Elisa
baragendanye, ariko hirya hari abana b'abahanuzi. Hanyuma abana b'abahanuzi ngo babwira Elisa, baramubwira ngo mbese wabimenye ko shobuja ari bugukurweho? Hanyuma Elisa arababwira ati nimuceceke, ibyo ndabizi, Imana ishimwe. Hanyuma Elisa arakomeza agendana na Eliya. Eliya agerageza kubwira Elisa, aramubwira ati ariko wasigaye hano ko hari ahantu bantumye. Hanyuma Elisa aramubwira ngo nkurahiye uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Imana ishimwe. Here kugira ibintu bituma usigara, higira ibintu bikudindiza, higira ibintu bigutera ubwoba ngo bitume urekura umusaraba wari ufashe, ngo bitume urekura ibyiringirwa by'Imana wari ufite muri wowe. Oya, higira ibintu biguhangara, ahubwo wowe tumbira ahantu ugiye, wisubira inyuma, higira ibintu bigusubiza inyuma, witinda no mu makona, witinda no mu makorosi. Hanyuma Elisa na Eliya barakomeza baragenda, ngo bamajije kwambuka Yorodani bageze hakurya, ngo hanyuma ngo haza amagare ngo y'umuriro, haza ndetse na serwakira, ngo hanyuma ngo ibyo ngibyo bitandukanya Eliya na Elisa. Elisa arasigara, ariko bataragera aho ngaho ngo Eliya abwira Elisa, aramubwira ngo nsaba icyo ushaka. Hanyuma Eliya abwira Elisa ngo unsabye ikigoye. Amusabye ikigoye kubera ko yaramubwiye ngo namurage kimwe mu migabane ye, imigabane 2, ngo namuragemo muri 3 afite, namuragemo 2. Hanyuma Eliya aramubwira ngo unsabye ikigoye, ariko arangije aramubwira ngo nunumbira birakubera uko wizeye, nunumbira nkarenga nkarinda nkagukurwaho uri maso undeba. Yego, muri iyi migabane usabye harimo icyo wizeye, harimo icyo uri bubone, hari umugabane umwe uri busigarane. Hanyuma ayo magara arangije araza atandukanya Eliya na Elisa. Amajije kubatandukanya ngo hanyuma Elisa aravuga ngo ariko Eliya yigeze avuga ngo mutumbire, ngaratumbera. Hari mu butayu haza serwakira, haza umuyaga, haza imijugujugu, haza imisenyi, aratumbera bimugwa mu maso, arakanura cyane, niyegera ahumereza. Wituma hari ibintu bituma uhumbya, wituma hari ibintu bigutera ubwoba, higira ibigusubiza inyuma. Urasabwa kuguma gutumbera, ugatumbera Eliya kazamutse muri serwakira, mbese uracyatumbereye. Ngo hanyuma Elisa aratumbera cyane, ngo amajije gutumbera, ngo Elisa amajije kuzamuka, ngo ageze Eliya azamutse ageze hejuru, ngo hanyuma ngo umwitero ngo uramanuka. Ubwo aho Elisa yarari, ngo hanyuma Elisa ngatoragura iki umwitero, ariko amaze kuwutoragura ngo aramanza ashishimura n'imyambaro ye. Bivuze ngo hari ikintu cyari gitumye ashishimura imyambaro ye, hari cyari kimuteye gushishimura. Yarabonye ko Eliya musize, ariko nubwo yaramusize yaramusigiye iki umwitero wari bugendane mu bibazo, umwitero akawugendana mu ntambara, umwitero akawugendana mu ruvugo, umwitero ukamufasha gukomerera mu bintu by'Imana byari yarakuye kuri Eliya. Hagira ikintu ukura ku muntu muri kumwe, wituma umuntu muri kumwe akuvaho gucyo gusa. Umuntu abana n'umushumba akazamuvaho nta kintu amukuyeho. Ni ngombwa ngo nimba ubanye n'umushumba ukabana n'umupasiteri runaka, oya yikuvaho nta mavuta gusigiye, mukureho amavuta y'ijambo, mukureho amavuta y'ibyiringiro, mukureho amavuta yo kwizera, wumve kuzatabarwa, wumve kuzinjira i Kanani, wumve kuzatambuka. Oya higira ibiguca intege ngo bikerekwe yuko Abisiraheli baguye mu butayu. Hanyuma Mose atambutse agiye kwa Farawo, yagendanye inkoni, ariko Imana imuhisha ko nagera kwa Farawo nabo bari buzane izabo nkoni. Hanyuma Mose amajije kugera kwa Farawo, arambuye inkoni ye ngihinduka inzoka. Farawo aramubwira ati ibyo ngibyo nibyo unyereka ibyo bimenyetso, n'abakonikoni banjye n'abapfumu barabifite, ibyo ngibyo biroroshye. Amen. Ngo hanyuma birangiye Mose na Roni aramubwira ati ariko se noneho ko wari ufite inkoni nabo bakaba bazanye izindi nkoni zabo nabo zigahinduka inzoka, noneho ubu ngubu turabigenza gute? Aho niba ari butwicira ahangaha kwa Farawo. Hanyuma ngo Imana ibwira Mose ngo niki gitumye wiheba, niki gitumye utaka, niki gitumye utaka, niki gitumye ugira ubwoba? Aramubwira ngo ngera urebe ya nkoni yawe uyitumbire. Ngo hanyuma Mose atumbira inkoni, ngo amajije kuyitumbera, ngo ya nzoka yamajije kuyitumbera, ngo irahaguruka mu zindi yeguza umutwe. Imaze kweguza umutwe, ngo irahindukira imira inzoka zose zo kwa Farawo. Imana nishimwe.
nagira ngo nkubwire ngo wigire ikintu gituma utakaza ibyiringiro. nari mvuze ngo umuntu najya abana n'umuntu ajya agira ikintu amukuraho. nimba uri kumwe n'umuntu ukabona afite imico mibi, nawe wamukosora. wivuga ngo nuko akuruta, ngo nuko akurenzeho gusa. ushobora kumubwiza umwuka mwiza kandi ubugwaneza, kumva ko inzira yagenderagamo ari mbi. Imana ishimwe. Amen. hanyuma ngo ahangaha Elisa arangije arahindukira nanone agaruka kuri Yorodani, ariko aba yatoraguye umwitero wa Eliya aba yawusigaranye. ngo hanyuma ahageze ngarongera arawuzinga neza, ngamajije kuwuzinga ngawukubita mu mazi ya Yorodani, awukubita muri Yorodani. ngo hanyuma Yorodani irongera iratambukana hahandi bari bambukiwe na Eliya. ngo hanyuma nawe arahambukira, ngahambukira humutse, ngamaze amwe ajya haruguru andi ajya hepfo. Imana ishimwe. ariko hari abana b'abahanuzi bari bakimwitegeye, bari bagihagaze hakurya, bari barimo bavuga ngo reka tuze turebe Elisa. twamubwiye guhera kare ko shobuja ari bumukurweho, ntiyatwumva. reka tuze turebe kuntu ari buhere hakurya ya Yorodani. hari abantu baguhanze amaso bazi ko isoni zizagukora. ntabwo isoni zizagukora niba wiringiye Imana nyakuri, wiringiye Imana uyikomejeho, ntabwo isoni zizagukora. abantu bahagaze ngo barebe ukuntu uzabigenza, keredi zarakwishe, abantu bazi ko uzaterezwa cyamunara. niba wiringiye Kristo ukaba ufashe umwitero, ukaba waratumbiriye Eliya, ukaba utumbiriye ijambo rya Kristo, ukaba utumbiriye ijambo rya Nyiribihe, ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo isoni zizagukora. wowe fata umwitero neza. hanyuma amajije gukubita umwitero muri Yorodani arambuka. amajije kwambuka ngo hanyuma abana b'abahanuzi ngo babibonye, ngo baravuga ngo umwuka wari uri muri Eliya niwe uri muri Elisa. ngo baraza bamwikubita imbere bubamye. ndagira ngo nkubwire ngo nukuri, hari ibintu byaguhanganye, hari ibyagucogoje, hari ibyagukuye ku Mana, hari ibyatumye usubira inyuma, hari ibyagukuyeho ibyiringiro by'Imana. wumva yuko insengero zifunzwe, uravuga ngo ahari birarangiye, ntabwo y'Imana ikiri. oya, ntabwo Imana iri mu nsengero, iri kuri wowe. ni wowe ugomba komatana n'Imana, ni wowe ugomba kubana n'Imana karamata. ntabwo dukeneye Imana z'abanyamahanga, nta nubwo dukeneye Imana twumvanya abandi. dukeneye Imana wowe wabonye mu kibazo cyawe. dukeneye Imana wabonye ikurema ikagushyira mu nda ya nyoko. dukeneye Imana wabonye igusohoramo. dukeneye Imana yagukuye mu buhinja. dukeneye Imana yagukujije. dukeneye Imana yaguhumekeyemo umwuka wayo w'ubugingo. dukeneye umwitero. nongere mbwira abanyarwanda ngo dukeneye umwitero. nongere mbwira abanyamahanga banyumva ngo dukeneye umwitero. wowe wagiye hanze, dukeneye umwitero. ndagira ngo nkubwire ngo dukeneye umwitero. dukeneye umwitero mu ijambo. dukeneye umwitero aho dusengera. dukeneye umwitero kugira ngo tube muri iki gihugu. dukeneye umwitero kugira ngo tuve mu bukode. ukeneye umwitero kugira ngo uve mu bujura. ukeneye umwitero kugira ngo ureke ubusambanyi. umva, hari ibintu byakubasa, ariko ukeneye umwitero kugira ngo hagire ibintu urekura, kugira ngo usingire uyu mwitero. nuko hari ibintu uri bumanze ukiyama amajwi y'abana b'abahanuzi bagukurikiranye, abana b'abahanuzi bagutumbereye, bakubwiye ngo shobuja ari bugukurweho. ndagira ngo nkubwire ngo ukeneye iki? ukeneye umwitero. ukeneye kwiyamaya amajwi, ukeneye kwiyamura imbaraga za karande, ukeneye kwiyama amajwi y'igisekuru uvukamo, ukeneye kwiyama ukiyamburiza imbaraga z'umwijima izi ngizi zigukurikiranye. ndagira ngo nkubwire ngo ukeneye iki? ukeneye umwitero. imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma ku iriba ry'amashimwe. imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye twongera kuvoma ku iriba ry'amashimwe. Mana turagushimye, wowe utuzaniye imbaraga muri ibi bihe, wowe utuzaniye umwitero, wowe udusigiye umwitero Eliya yari afite, tukaba tudasigaye ubusa. ba Eliya ntibakiriho, ba Elisa ntibakiriho, ba Elisa na ba Eliya ni twebwe turiho muri iki gihe cya none. Eliya ni umuntu uzanyumva, Elisa ni umuntu uzanyumva, mu izina rya Yesu Kristo. ndagira ngo mbwire umuntu wese uzanyumva ngo nakomere, kuko mu ijuru hari imbaraga zawe, kandi izo mbaraga warazidusigiye
waradusigiye, Mwuka Wera waramuduhaye, none turagushimiye ko duhaye n'ijambo riri mu mwitero. Mu izina rya Yesu Kristo dushyigikirire kuri uyu mwitero twumvishije harimo inkuru zitandukanye, harimo ibyamubwiye ngo nasigare, aramubwira ngo sinsigara, harimo abana b'abahanuzi bagiye bamukurikirana bamubwira amagambo atandukanye. Iyo abumvira ntabwo aba yarasingiye umwitero, ariko yayitandukanyije nabo, baramureka aragenda, arakomeza, bamuca intege arakomeza. Natwe ndagira ngo Mwami Imana yacu tukwinginge uduhe imbaraga tubashe gukomeza mu biduciye intege, dukomeze, ntihagire ibintu bituma duhagarara, ntihagire ibintu bituma tugwa mu butayu. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, imbaraga zari zitsikamiye buri muntu wese uzanyumva zimukurweho kubw'imbaraga zawe. Mu izina rya Yesu Kristo, mu Mwuka Wera n'umwitero turabikeneye muri aka kanya kugira ngo bidushyigikire kandi bibane natwe mu rugendo. Tubera inkomezi rero Data wa twese, urakoze kubyumvishije kandi udufashije, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen, amen.